Haleluya, 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 haleluya. Yesu ashimwe bene data, Imana y'amahoro niyongere kubana namwe, kandi Nyagasani Uwera wa Isiraheli yongere kubagirira neza. Ngarutse mu ijambo ry'umunsi nje kugira ngo duheshe itariki yacu ya 17 umugisha, twongere nayo tugire ijambo rya gihanuzi twatura kuri uyu munsi. Imana yacu ishimwe. Ndabizi neza ko hano harimo abantu bakunda ijambo ry'Imana, nubwo mukunda n'impuguro inyigisho zo kubohoka, ariko nzi ko hano n'abantu bakunda icyanditswe. Imana ihabwe icyubahiro. Ndabashimye mwebwe mwese mudahema kunkurikirana, mukora like, share ndetse na comment. Imana ibaha umugisha. Ndakira abantu bashyashya muri umuryango w'abana b'Imana, mugubwe neza, kandi mbwira umuntu mushyashya ngo akore subscribe kugira tujye turushaho kubana mu bihe bigiye bitandukanye tugirira muri uyu muryango, kuri uyu muyoboro. Imana yacu ishimwe. Kadusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Daniyeli, ibice 6, umurongo wa 21. Daniyeli 6:21. Ageze hafi y'urwo rwobo Daniyeli yari arimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Daniyeli ati, yewe Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Daniyeli asubiza umwami ati, Nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe Nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Twakire neza ijambo ry'Imana. Nje muri iri jambo ry'uyu munsi ngira ngo muri uku kwezi kwa 6 turi mu mwaka hagati, twongere tugire ikintu twatura ku buzima bwacu, kubwira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni inkota ya mugi abiri, ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga, ijambo ry'Imana ni inyundo. Amena. Ikindi ijambo ry'Imana ni urumuri rumurikira intambwe zacu. Iyi nkuru ya Daniyeli murayizi, abantu benshi ntabwo ndi buyisubiremo ngo nyige imuzi. Mujye mukunda gusoma ijambo ry'Imana. Ngenda byibuka cyane, urabona muri Bibiliya harimo ibitabo byinshi, harimo abahanuzi benshi, harimo ibintu byinshi. Ngewe igitabo cya mbere cyankuruye ngitangira kwiga gusoma Bibiliya nkumva ndaryohewe, ni igitabo cya Daniyeli na Esitera. Biriya ni ibitabo bibiri byankuruye cyane, nkajya numva iyo nkuru nayisubiramo buri munsi, nkabisoma nkumva biraryoshye, nkumva nkasoma iryo jambo ry'Imana, amateka y'ukuntu Daniyeli byamugendekeye, ukuntu Esitera na Moridekayi byabagendekeye, nkumva ni inkuru iryoshye. Ikindi gitabo cyanryoheye ni Itangiriro no mu Kuva. Imana ishimwe. Iyi buriya muri muntu wese agira ibitabo bimuryohera iyo asoma Bibiliya. Itangiriro numvaga afite amatsiko y'ukuntu Imana yaremye umuntu, ukuntu byagije kugenda, ibintu byose byagiye biba mu Itangiriro. Noneho ngeze mu Kuva nkajya numva nyine nshaka kumenya amakuru y'ukuntu urugendo rw'Abayisiraheli rwagiye rugenda, urugendo rwose bakoze, nkumva nyine biraryoshye. Bibiliya uretse ko ari n'ijambo ry'Imana, ariko unamenyeramo n'ibintu byinshi. Nongeye gukunda zino nzandiko z'abahanuzi bane, bano banditsi bane b'amavanjiri, barukana ba Petero na barukana ba Yohani na ba Mariko na ba Matayo. Abanditsi b'ivanjiri bane, naho hariya naho harimo ibintu biryoshye cyane. Ubuzima bwa Yesu Kristo niho buri, ibitangaza yagiye akora, urupfu rwe, izuka rye, byose biri mu ibyo bitabo biri inyuma. Rero ni ibitabo biryoshye cyane ku buryo ubisoma ukumva ntago wabihaga. Imana ishimwe. Daniyeli murabizi ko we na bagenzi be 3, 2 baje koherezwa ibwami Babulone kujya kwigayo, ariko ngo bahageze kubera ko hari abantu basengaga Imana nyine izindi mana, ibigirwamana nibyo byahabaga. Noneho ubwo mbere yuko bazana ibiryo, bakabanza ibyo kurya n'ibyo kunywa bakabanza kubinyuza kwa bya bigirwamana. Noneho ba Daniyeli nk'abantu bari bazi Imana yacu, bo bahanga kugira gute, bakajya banga kurya bya bindi byanyushijwe imbere y'ibindi bigirwamana kubimurikayo. Ariho bahise bavuga, ariko Daniyeli yahise agambira kutaziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Yanga kurya ibiryo byagiye binyuzwa ku bindi bigirwamana, yanga kujya birya.
Imana ishimwe. Daniyeli byarakomeje ibwami, murabizi ko icyo kintu yakoze Imana yarakirebye irakishimira, bituma imushyiraho igikundiro, ibwami aratona, Imana imuha n'impano ikomeye cyane yo kujya asobanura inzozi. Murabizi ko kurota ni impano, ariko no kuzisobanura ni iyindi mpano. Ushobora kuba urota, Imana yaragushyizemo umuyoboro wo kujya ubona inzozi z'amayerekwa, ariko udafite impano yo kuzisobanurira. Ariko Daniyeli we yarafite impano yo gusobanura inzozi. Inzozi wabubwiraga Daniyeli yayobowe n'umwuka w'Imana. Ntabwo ari buri muntu wese uzi gusobanura inzozi, mon cher ami. No gusobanura inzozi ni iyindi mpano Imana iguha. Daniyeli murabizi ko iyo mpano arayifite ku kigero kiri hejuru. Muribuka ko ibwami bashatse kwica bariya abantu bakoraga ibwami baragura, Daniyeli akabitambikira, nyuma y'iminsi ati Imana ikazahishura icyo umwami yari yarose byari byabananiye. Daniyeli rero kubera ukuntu yakomezaga gutona ibwami, Daniyeli nta kindi cyasha, haleluya, bari kumubonaho ibwami uretse kubaha Imana no kubaha abantu b'ibwami nyine bari bamukuriye. Biza kugeraho abagabo b'ibwami bamugirira ishyari, inkone z'ibwami zimugirira ishyari. Buriya mureke mbabwire umwuka w'ishyari ni umwuka mubi. Buriya niba hari n'umuntu turi gusenganamo hano ugira umwuka w'ishyari, umenye ko utazigera ugira ikintu ugeraho n'umunsi wa rimwe. Nta na rimwe umunyeshyari atera imbere, ahubwo umunyeshyari ahora hasi. Ahora hasi. Niba muri wowe wigira mwuka w'ishyari, ukabona umugore mugenzi wawe afite ikintu ukamugirira ishyari, ukaba wumva wamugirira nabi, ukabona umuntu mukorana ibintu Imana yamugiriye neza ukamugirira ishyari, uwo mwuka w'ishyari ni mubi. Niba ufite mu mutima uyu munota turi gusenga, ubwira Imana ngo Mana, ndakwinginze ndanduramo uyu mwuka w'ishyari kuko ni mubi. Uzi ko hari umuntu ugira ishyari ku buryo yifuza no kuba yakwica umuntu burundu. Uzi ko hari umuntu ugirira umuntu ishyari ku buryo ashirwa amushyize hasi. Uzi ko hari umuntu ugirira umuntu ishyari ku buryo ahora amugendaho ku buryo nta kintu cyiza ashobora kongera kubona. Hariho umuntu ugirira undi ishyari ku buryo amuteranya n'inshuti kubera ari umwuka w'ishyari gusa. Ukabona umugore n'umugabo barikundaniye kuva biri kukurya ahantu, ugashirwa ari uko wangije umubano wabo, ukajya kubeshyira umwe muri bo. Uwo mwuka ni mubi, ntabwo Imana iwishimira. Uzi ko hari umuntu ugirira undi ishyari, yamureba ku kazi ukuntu hameze akajya kumuteranya n'umukoresha we. Ibi bintu bireze, wa muntu we niba ugira ishyari rituma mugenzi wawe umunyaga ibyiza Imana yamwihereye, cyangwa ukamuhibihiriza ubuzima kubera ishyari ryakuzuye, reka nkubwire, ntabwo Imana ikureba neza ubyumva aho uri hose. Niba unarimo hano ukaba wagiraga umwuka w'ishyari ku buryo ugenda ugakura ku buryo unaguteza kuba wagirira umuntu nabi cyangwa ukamwangiriza ubuzima, iki kintu Imana izakikubaza inshuro nyinshi. Nta na rimwe ndigira mbona umwuka w'ishyari uba mwiza mu bantu b'Imana. Kandi ikintu kijya kinanezeza kikanaryohera, kiranaryohera pe, ni uko umuntu ukugirira ishyari akenshi unamurenga buri gihe. Mubigenzure, murebe experience, urebe umuntu uhora ukugirira ishyari, urebe ko yigeza kuruta. Akantu karandyohera cyane. Karandyohera umuntu ukugirira ishyari, n'ubundi nta kuruta, ahora hasi munsi y'ibirenge byawe. Nicyo gihana Imana igihereza abanyeshyari. Ugirira umuntu ishyari ugahora munsi y'ibirenge bye, ntushobora kumuruta, ntushobora kumurengaho. N'ubundi umugirira ishyari bakamwirukana ku kazi, n'ubundi ejo ukabona Imana yamuhaye kandi, cyangwa yabonye inda potirite n'ubundi ituma akomeza kukurenga. Nicyo kintu Imana igihimisha abanyeshyari. Niba ufite uyu mwuka w'ishyari ukaba ukurimo, umenye ko utazigera uva ahantu uri. Uzakomeza ugume kuri iyo standard, ntabwo uteze kuhava, ahubwo uzanizanira ibintu bibi kurushaho. Reka mugenzi we niba Imana imugiririye neza, nimugirire neza ni igihe cye. Mureke yenjoyinga imigisha ye. Isaha yirageze wenda, ntabwo uzi igihe yababaye, ntabwo uzi ubutayu yazengurutse, ntabwo uzi amarira yarayarira. Niba Imana ihaye umuntu umugisha, mwihorera wenjoyinge, igihe cye kirageze, nawe icyawe kizagera Imana iguhe. Aho kugira ngo umugirire ishyari ngo bamwicaje ku ntebe nziza y'akazi, ntabwo uzi igihe iyo ntebe yayisengeye, ntabwo uzi igihe Imana yimubwiriye. Mureka yicareho, nawe isaha yawe nigera Imana izaguha iyawe. Nta muntu uroba umugisha wundi. Rwose nabonye abantu bagira ishyari ku buryo umuntu agira ishyari agahagurutswa no kujya kuguteranya cyangwa kukuvuga nabi kubera umwuka w'ishyari wamwuzuye. Burundu muntu w'Imana, uyu mwuka niba ukuriho, ubwira Imana irandure uyu mwuka ikuremo n'imizi yawo, kuko ubu ni uburozi bukurimo kandi ntabwo uzigera uva ahantu uri. Daniyeli bagenzi be banaga ibwami bamugirira ishyari, buryo ukuntu ibwami yari atoshye neza, ameze neza, bamukunda. Ariko muribuka ko Daniyeli hari ibyo nawe yari yarigomwe.
Daniyeli yari yaranze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, ibintu byose bibera ibwami biryoshye Daniyeli yari yarabyigomwe. Imana irebye ibintu yiyimye, Imana iravuga ngo nkurikije ibintu wiyimye nawe ukibabaza, reka nawe nkuzamure muri ubu buryo. Ese mwagize ngo Imana igipfa kuzamura umuntu nta kintu yiyimye? Naje gusoma Bibiliya nsanga n'abariya abakozi b'Imana bariya bajyaga bahagarika imvura bakagira gute, Mosherami ariya amavuta ntabwo yapfa kukuzaho. Ntukagire ngo aya mavuta yapfa hari amavuta atapfa kukuzaho nawe utagize ibintu wiyima. Yesu Kristo ajyaga ajya ku musozi nimugoroba agasenga ijoro akiyiriza, akava ku musozi ahagurutse ibirema. Yagombaga gutamba igitambo cy'igihe cyo kwibabaza. Nta niyo mpamvu Yesu yavuze ngo abadayimoni badapfa kugenda gusa, bagenda ari uko wiyirije ubusa. Tamba igitambo cy'inzara zari kurye, uwo mudayimoni nawe agiye yakuvaho. Hari abantu bashaka kuzura umwuka wera, abandi bagashaka kwerekwa ngo barebe mu birometero, abandi bagashaka gukiza abarwayi utazi no kwiyiriza n'isengesho ry'umunsi umwe. Izi mpano dukoresha zigendana n'ibitambo. Haleluya. Zigendana n'ibitambo. Hari ibintu bimwe na bimwe tuba twarigomwe, ibiryo umuntu aragenda bimwe akabyibagirwa. Amena. Kurara ku buriri bimwe tukabyibagirwa. Umuntu aje akaza gusengera kubohora ukabona ibintu bigenze neza, ukagira ngo ayo mavuta yizanye. Niyo mpamvu tujye tubabwira ngo gusenga biravuna. Umuntu w'umunyamasengesho muziranye byo gusengera ujye umwubaha. Ntabwo Yesu Kristo ajyaga ku musozi ngo aveyo atamanuye imbaraga zikora igitangaza. Nawe hari igitambo yatanze, yibabaje, imbeho yamwishe, inzara yamuriye. Amena. Ariko hari umuntu ushaka amavuta yo kubwiriza atari yanarara hanze nijoro rimwe ngo ari gusenga. Hari umuntu ujya kubura akavuga ati yo tuwama impano nk'iyo yawe, atarayiyiriza n'iminsi atari yatanywa. Amena. Uri gushaka amavuta urabona yapfa kwizana. Daniyeli kugira ngo haleluya aya mavuta yo gusobanura inzoza muzeho, ibwami igikundiro kimuzeho ahitinge, hari ibintu ibwami yigomwe. Mosherami. Daniyeli hari ibintu yigomwe biri ibwami byari biryoshye, arabyigomwa. Dufite ibintu byinshi twagiye twigomwa tudafite abandi bafite. Hari ibyishimo tutabona abandi bafite. Mosherami. Ariko uzasanga umuntu ashaka gushaka amavuta nk'aya nyanaka kandi n'umwaka ushobora gushira ataniyirije. Ayo mavuta wayavana he? Ntaho wayavana. Iyo ushaka ibintu byo mu mwuka wigomwe ibyo mu mubiri ukabireka. Iyo ushaka gutumbagira mu mwuka hari ibintu byo mu mubiri urekura. Amena. Kagira ibihe bihagije byo kubana n'Imana, ikirere cyo mu mwuka kigatamuruka. Daniyeli kubera ukuntu yagiraga ibihe byo gusenga, akagira ibintu byinshi yigomwa by'ibwami kandi bihari biryoshye. Amena. Bamugirira ishyari kubera intera Imana yari yaramuzamuyeho. Bigeze ubwo bavuze bati Daniyeli mureke tumugambanire. Bashaka ahantu bategera Daniyeli barahabura ngo bashatse ahantu bamutegera barahabura. Iyo utangiye ku iki gice cya 6 turabisoma ukabibona ukuntu bamushakije ahantu bamufatira bakahabura. Uze ko hari ukuntu umuntu abana n'Imana byageraho ku buryo ahantu hose bamutegera utapfa kumubona. Kavuga ati umuntu nzamutegera mu magambo avuga, ugasanga ni wa muntu wirinda mu mvugo ye. Nzamutegera ku bagore ugasanga ntababamo. Nzamutegera ku busambo ugasanga ntiyiba. Hari standard ugera mu banyemo n'Imana ku buryo umuntu yagucungira ahantu henshi ntapfe kukubona. Amera. Ariko hari undi uvuga ati ndabizi neza tumva wowe uzamucunga ari muri weekend gusa, saa 12 uzamusanga hanaha, nutamusanga muzangaye. Cyangwa uzajya ucunga amasaha atuzamufatisha. Ariko hari uwundi ushobora guhiga n'ukweza biratatane utari wamufatisha. Umugendo umutega imitego ntumubone. Daniyeli handi bwami bashatse ahantu bamutegera barahabura. Barije avuga ati Daniyeli hano turamukura ari hamwe, turamutegera ku Mana ye. Niko mu 6 havuga. Bucya aba bagabo baravuga bati nta mpamvu tubona kuri Daniyeli keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Murumva abandi bana uba uyu munota tugushatse twagufatira he? Twagutegera hehe? Hari abo twategera mu mazimwe tukaba turababonye, hari abo twategera mu buriganya tukaba turababonye, hari abo twategera mu busambanye tukaba tubafatiyeyo, hari abo twafatira mu businzi bunonaha, hari abo twafatira mu bapfumuku tuvugana, hari abo twafatira ubu uyu munota twagufatira hehe tugushatse? Isuzume. Twagufatira iki? Niyihe ngeso twagufatira mu uyu munota? Uzi ko Daniyeli ahantu hose bashakishije kuri liste y'abagabo basambana baramubura, abagabo b'ibisambo baramubura, abataha bwije baramubura, abesikoro baramuburamo.
ababeshyi bamuburamo. Amena. Daniel bashakishije ahantu hose ushobora gufatira umugabo mu mafuti, baramubura. Amena. Mama, uyu munota we tuje gushakisha kuri liste turagusangaye, ntabwo uri incakura. Tuza gusaka urutonde rw'abamama b'incakura, ntabwo turi bukuboneho. Nitureba ku liste y'ababeshyi, ntabwo turi bukubone. Mbwira uyu munota turagusanga, ubu tugushatse kugufatisha ntitwagufata. Ubu beze nka Daniel ku buryo twagufatira ku Mana gusa. Ari huri basi twagufatira mu bagiye gusenga bitemewe. Basi turebe noneho ko arimo twagufatira. Ariko ubu ngubu tuzanye kamera y'Imana, twagufatira haganaye. Uyu munota kuri telefone uvuga ibiki? Tuje kuri abantu bavuga abakozi b'Imana nabi ntitwagufatiramo. Tuje kuri abantu bagambarira abakozi b'Imana bakabasebya ntitwagufatiramo. Igenzura uyu mugoroba, igenzura uyu munota nk'ubu kamera y'Imana ije, tukaza kugushaka nk'ubu ari nka Daniel turi kuguhiga, bari kuguhiga ngo bakurebere mu ikosa bakubonamo. Uyu munota twagusangaye. Ngize ukuri twagusangaye. Mu bagore bakora iki twagusangamo, mu bagabo bakora iki twagusangamo, abakobwa n'abasore bakora iki ntabwo turi bugusangemo. Ngize ukuri. Uyu munota hano hose mu bitabo byose ntabwo twakubona, twagusanga mu masengesho gusa nk'uko Daniel ariho honyine bamubonye. Nyamara mureke mbabwire, abantu dukwiye kujya twisuzuma. Nibyo kurirwa tuvuga ngo turasenga dufite ibikabyo, twirirwa tunigiriza ibitambaro, tugira gute dutera za reruya z'imirambararo n'ibisirimba. Uyu munota ko Daniel bamushakiye mu yandi makosa, baza kumufatiramo bakamubura hose, bakavuga bati ahantu twamusanga dushigaje ni mu Mana. Ticyakora ibyo mu Mana byo twabimufatiramo dushyize itegeko rijyanye n'abantu basenga turamufata. Nawe uyu munota mama niko bimeze. Umukazana we mubanye muti? Navuze ko nzabakora ikiganiro cyo kubakazana. Hari abakazana, hari umuntu umurutse ku matemo wanyaje y'ukuntu afite nyirabukwe uza mu cyumba. Uza mu cyumba we n'umuhungu we baryamye. Umuntu kuvuga ngo umukazana n'umukwe baryamye, nyirabukwe ubwo ni nyina w'umuhungu akaza mu cyumba cy'abana baryamye, akabahagarara hejuru. Mwababyeyi mwe, ubu imbuto mamutwerera n'imbuto bwoko ki? Hariho ababyeyi rwose nubwo muri ba mabukwe, ariko namwe musabwa gukosoka mu mico imwe n'imwe rwose, mu myitwarire idafututse. Ni wowe warabyaye uwo muhungu wawe, ariko se kuba waramubyeyi nyine ngo umugumane, cyangwa waramubyeyi kugira ngo ajye kubaka gwiza umuryango, yagura umuryango. Uyu munota twagusanga he? Ko Daniel bamushatse ahantu hose bakamubura hose, baravuga ati mu bagabo biba Daniel ntitwamusangamo. Bagabo bajya gusinda mu tubari bagataha igicuku, ntabwo Daniel twamusangamo. Hose baramushaka baramubura. Baravuga ati nta handi rero turi bumubonere uretse ku Mana ye. Bahita bashyiraho itegeko ryo kuvuga ngo umuntu bazabonera gusenga indi mana atari bigirwamana bya hariya i Babuloni. Kandi batagetingaga Daniel ngo bazahita bagira gute, bahita bashyiraho n'igihano. Urumva abanyeshyara ukuntu bameze? Mwari muzi ko hari amategeko ashyirwaho ku kazi ari we bari gutagetinga? Wari uzi ko hari itegeko rishyirwaho runaka ari we bari gutagetinga? Beneda, ni ukuri mureke mbabwire, abantu bagira ishyari bafite ikibazo gikomeye. Hari igihe umuntu ashyiraho itegeko ari we bari gutagetinga ko rizashibukana, ku kazi bagahindura amategeko ari we bari gutagetinga, ibintu mu muryango bigahinduka ari we bari gutagetinga. Ariko turashimira Imana ko Imana yacu itagisinzira. Imana yacu ko turebera aho tutareba. Itegeko barishyizeho kandi Imana iri kureba. Imana ntiyakundaga Daniel, ingambanyi zakoze inama. Haleluya. Imana ireba. Bashyiraho iryo tegeko, Imana ireba. Mureke mbereke, iyi Mana rero sinzi ukuntu iteye. Murabizi ko hari ibintu Imana ijya yemera bikatubaho kandi iri no kureba. Imana ntiyigeze isanga Daniel mu nzozi cyangwa ngo isange imubwire ati Daniel, senga dore hariya hari abagabo bangahe bari kukugambanira ngo ufungwe. Hari amakuru amwe n'amwe Imana itaduha, ibintu bimwe na bimwe yemera bikatubaho mosherame. Hari utugambana Imana dukorerwa Imana iri kutureba.
yarangiza ikareka inama zigaterana, inama zikaba, ariko dosansomare de. Ndashimira Imana ko ijambo rye rivuga ngo imigambi yabo ntabwo izahama kandi ntabwo izasohora, ngo kandi ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo zidasohoza imirimo y'amaboko yazo. Niko ijambo ry'Imana rimbwira. Iyi nama kuri Daniel iraba barayinoza. Mama uzi ko iyo nama yabaye uri kureba? Papa uzi ko iyo nama yabaye Imana iri kureba? Barangije bagira gute, bararikompoza, bari kubita ibwami. Umwami ararisinya. Barangije baravuga ati reka tumucunge sha. Wari nk'umutego, wari nk'akamashu bategeye Daniel. Kuko baravuga ati Daniel turabizi ntabwo Imana azayivaho. Ubu hano hari abantu bakunda Imana ku buryo naho wavuga ngo barabaca igihanga, banza batapfa kuyivaho. Hano rimwe abantu bakunda Imana pe, bageze kuri standard nk'iya Daniel burundu. Daniel ngo buke yarongera ajya afungura idirishya, arasenga ngo yerekeze i Yerusalemu nk'uko yabikoraga n'ubundi. Ubwo urumva baramucungaga, baramucungaga. Ibaze kugira ngo itegeko rijyeho ibwami hose riri gutagetinga umuntu umwe kugira ngo apfe kubera umwuka w'ishyari. Ariko ndashimira Imana, Imana yacu igiturebera aho tutareba. Daniel ngo arakomeza arasenga nubwo itegeko ryari ryasohotse. Reka mbabwire, hari igitegeko rikwicisha risohoka ugahita nawe uparika. Ariko Daniel yarakomeje arisengera, aravuga ati uko byamera kose ntabwo biriya bigirwamana byabo nzabipfukama imbere. Biriya bigirwamana byabo nta kiza cyabyo nzi. Daniel yabaye nka Morodekayi ati ntabwo amavinyo ushobora kuyashyirira hasi umwana w'umuntu, nyashyira hasi ndi gusenga. Erega Imana yacu ntabwo uzayihesha agaciro ngo nawe gusuzuguze. Ni ukuri ntabwo bishoboka. Gusa cyakora hari aho ugera ukabona birakomeye ukagira ngo yagutaye, kandi nyamara ibihari. Haleluya. Daniel birangije rero kuko bamucungaga, baramvuze bati umwami Daniel yasenze, yaramije indi mana. Umwami yakareba asanga ko itegeko yararisinye. Umwami abura ubwivuguruza biramucanga. Daniel birangije ngo ariko kumujyana bamushyira mu rwobo rw'intare, kuko nitwe itegeko baryavugaga. Wumve babanyeshyari bashyizeho itegeko, bashyiraho n'ibihano ku buryo bizagira gute. Haleluya. Bizahita bifata Daniel agahita apfa. Aba bagoma babanyeshyari bashyiraho amategeko bagashyiraho n'ibihano byabyo, n'ukuntu bazaducira urwa Pilato tugapfa tukavaho. Haleluya. Birangije Daniel, Imana ishimwe, Daniel bamutamo kandi Imana yari ihari we. Papa ndasuhuza abantu muri mu rwobo rw'intare. Haleluya. Ndasuhuza abantu muri mu bibazo bikomeye, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Nimuhumure, Imana iri kumwe natwe. Mwene da hari igihe ugera mu bibazo ukagira ngo neza za ntare ziri kugushishimura, ariko ndashimira Imana ko ziba ziziritse nubwo ziba zihari. Haleluya. Imana ishimwe. Daniel bamutayemo kuko urumva ntago bari buvuguruza itegeko. Mureke mbabwire, hari abanyeshyari bagiye bashyiraho amategeko y'ikuzimu agiye atandukanye. Amwe tujya twikuraho muri deliverance, twikuraho amategeko y'ikuzimu bagiye baducomekanya nayo. Haleluya. Baragize amategeko akadushyikira, ariko Imana igamije kwerekana imbaraga zayo. Haleluya bene da. Imana ishimwe. Daniel arangije byagenze gute? Bamutayemo. Intare ngo zari zimaze iminsi zitarya. Haleluya. Imana ishimwe. Ariko ndakugira ngo nkutangarize ko ijuru ryarebaga. Imana ishimwe. Imana irinda Abisirayeli ntigisinzira. Reka nkubwire mwene da, nukuri ndi kukubwira nanjye nibwira. Hari igihe ugera mu bibazo bikomeye neza rezo ukabona wageze mu rwobo rw'intare, ukibaza atari ko si Imana yacu irihe. Daniel arangije, bamujugunye mu rwobo rw'intare, kandi iyo Mana yararebaga sha. Iyi Mana dusenga yari ihari. Haleluya. Iyo ni ya yindi Lazaro yapfuye iri kureba. Umunsi wa mbere arahambwa, wa kabiri wa gatatu Imana iri aho ngaho iri kubireba, we ariko ntiyaza. Imana yacu iteye ubwoba bavandimwe. Ariko ndagira ngo nkutangarize ikintu gikomeye ijuru ryakoze. Mbere yuko Daniel bamujugunya mu rwobo rw'intare, haleluya, intare nkuru yari yamaze kugera mu rwobo, ari we Yesu Kristo, ntare yo mu muryango wa Yuda. Igera mibwira izindi ntare, irazibwira tumva rero bashahu, haleluya, hagiye kuzamwe umwana wanjye hano. Mwebwe ndabaha oda, ntimumurye, mumurinde. Nyuma ejo namara kuvamo nzabaha inyama nyinshi, murye muhage. Haleluya. Yesu Kristo kubera ko ari intare nkuru,
arangije ahereza amategeko izindi ntare, azibwira ati ngiye kubazanamo umwana wanjye hano, ntimumukoreho, dore nta n'inyama nyinshi afite zihagije, ahubwo mumurinde mwebwe, ntimumurye, ejo nimugoroba nzabaha inyama nyinshi murye muzahaga. Yesu Kristo afata za ntare azicomokoramo ameru. Haleluya, Imana yacu nishimwe. Azicomokoramo ameru, azicomokoramo inzara, azitera ikinya ntizasonza. Oh haleluya, ahubwo azitereka mu butware bwo kurinda Daniyeli aho kumurya. Mureke mbabwire, oh haleluya, ndashimira Imana intare mu muryango wa Yuda. Haleluya, kwiyitaza kubwiriza intare ngo ntiziturye, ko ziba zaraduconshomeye kera. Haleluya, reba intare zakuzengurutse, reba intare abarozi bakujugunyemo uko zari zimeze. Umva, reba izi ntare, zibuke nanjye nzibuke. Reba abantu bagiye bakwanga kuvura umwana, bakakujugunya mu kanwa k'intare ngo zikurye, ariko Yesu Kristo akabatanze itegeko ntizikurye. Reba uri umunyeshuri, reba uri umugore, reba uri kubyara, reba uri gutegura ubukwe, reba uri mu kazi, reba uri mu ngendo, reba uri muri business, reba uri mu murimo w'Uwiteka. Urebe intare abagome bagiye bakujugunya, urebe urwobo bagiye bagutamo bazi ngo buracya wapfuye. Oh haleluya, ariko Uwiteka hagatanga itegeko. Haleluya, hagatanga itegeko ku izo ntare ntizikurye. Mwene da, subiza amaso inyuma. Haleluya, wibuke inzobo z'intare bakujugunyemo, wibuke ukuntu Yesu Kristo yarakubereye maso, wibuke ukuntu yabanye nawe, wibuke ibintu Yesu yakoze ku buzima bwawe, ibuke ukuntu hari intare zari zaguhagurukiye ku kazi, zenda kuguconshomera no kukumira, ariko Yesu Kristo haleluya yarangiza akaziha itegeko, akazibwira ngo uyu mwana wanjye ntimumukoreho. Yesu Kristo akakurinda. Oh haleluya, ibi nibyo byabaye kuri Daniyeli. Erega mureke mbabwire bene da, n'ukuri intare zirahari. Intare nta n'umunsi zitadutontomera uko bwije n'uko bukeye, ariko turashimira Yesu zifunga iminwa, turashimira Yesu zitera ibinya ntiziturye, nyamara zitugose. Haleluya, aho kuturya zikaturinda. Imana ishimwe. Daniyeli arara aho ngaho. Oh haleluya, intare nkuru iri muri surveillance, intare nkuru yari iri muri surveillance ikomeza ireba ko za ntare ntoya zitari bukore kuri Daniyeli ngo zinamwihumurizeho. Intare zarazaga zikamureba zikituriza ntizimukoreho. Oh haleluya, kubera ko Yesu yari yamaze kuzambura ububasha bwo kuryana. Haleluya, mu gitondo niho twasomye ngo umwami arazinduka cyane ngo aza ku rugi. Iryo joro umwami ntago yaryamye, kubera iki? Yakundaga Daniyeli. Haleluya, erega mureke mbabwire, nubwo bwose hari abadutaye mu rwobo, ariko hari abandi badukunda bakomeza bakurikirana niba tugihumeka. Oh haleluya, erega nubwo hari abadutaye mu rwobo bifuza ko tuzimira, hari abandi badukurikirana bibaza niba tukiri mu ngo, niba tukibana n'abagabo bacu. Haleluya, erega nubwo bamwe badutaye mu rwobo rw'intare, hari abandi bakidukurikirana bibaza ngo abana barakiga. Haleluya, erega nubwo badutaye mu ntare ngo baduconshomere, hari abandi bakibaze se kakazu bacyagakora, bakidukurikiranye batukitugiriye impuhwe. Oh haleluya, erega nubwo hari abadutaye mu ntare ngo ziturye, hari abadukunda batugirira impuhwe bakibaze niba tugikora umurimo w'Imana. Oh haleluya, umwami ntabwo, hari abantu batajya basinzira ku bwacu. Imana ibaha umugisha. Nukuri ndi muri iri jambo ndasabira umugisha umuntu wese utajya usinzira ku bwanjye. Ndabizi hano barimo, ntabwo muri benshi ariko murimo. Haleluya, hari abantu batajya basinzira ku bwa Apotre Rosine, bavuga ati se nibura aracyakora umurimo, ese ubu nibura aracyawushobora, intare zimuconshomera ntizamuconshomeye, ese aracyabwiriza nka mbere, ese aracyahanura nka mbere. Imana ibampera umugisha. Abantu mutajya musinzira ku bwanjye barimo, nubwo mutari benshi, muri mbarwa. Muri mbarwa ntabwo muri benshi, nta nubwo murenze 10 hano. Haleluya, ntabwo murenze 10. Haleluya, nubwo muri benshi hano kuri groupe, ariko nzi ko hano hari abantu batarenga 10. Haleluya, mutajya musinzira ku bwanjye. Imana ishimwe, Imana ibampera umugisha aho muri. Oh haleluya, 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 nubwo muri bakeya, ni Imana yabazanye mu gihe nk'iki. Imana ishimwe, Imana ibampera umugisha. Haleluya, umwami arangije kuba atari yaryamye, arangiza aza mu gitondo aravuga ati mbe Daniyeli ngo arafite igishyika cyinshi, avuga ngo Daniyeli intare zamushwanyaguye. Oh haleluya, Daniyeli arangije avuga ati mwami, ati ndacyahubuka. Aravuze ngo mbese Imana ukorera yabashije kukurinda.
Yehova arayijabwa ati mwami, ati yandinze kubera ko ntacyo nayicumuyeho, ati kandi nawe ntacyo nagucumuyeho. Oh haleluya. Bene da nukuri mureke dukomeze dukiranukira Imana. Imana itubashishe gukiranuka, kuko Daniyeli yakiza kuba ari umunyabyaha, ziriya ntare ziba zaramuconshomeye. Ikintu cyatumye Daniyeli arindwa hariya hantu nuko yari inosa, nuko yari intungane, nuko nta cyaha Imana yamubonagaho, kabone n'umwami wo mu mubiri nta cyaha yamubonagaho. Oh haleluya. Mureke dukomeze twigengesere, mureke dukomeze twirinde mu maso y'Imana. Umukiranutsi w'Imana ntabwo agubwa nabi, umukiranutsi w'Imana Imana imubera amaso. Mureke dukomeze dukiranuke bene da, nukuri twirinde ibicumuro, twirinde guhemukirana, twirinde guhemukira bene wacu, twirinde guhemukira inshuti n'abavandimwe. Oh haleluya. Natwe Imana izajya iturinda iminwa y'intare nyinshi zitwasamiye. Yo haleluya. Bene da, iyi si irimo intare, iyi si irimo intare zitwasamiye, ariko ikintu kizadukiza izi ntare n'umujinya wazo ni ugukiranukira Imana. Nta yindi password yatumye Daniyeli hariya hantu hava amahoro. Nta kindi kintu Daniyeli yatanze cyatumye ava mwiriya minwa ya ziriya ntare atari ugukiranukira Imana. Oh haleluya. Nukuri nta kindi uretse gukiranukira Imana, uretse gukiranukira Imana bene da. Nukuri Imana y'amahoro, Imana y'amahoro ibongerera imbaraga zo gukiranuka. Oh haleluya. Yo umwami akimara gusanga ari muzima rero mwumve, umwami akimara gusanga ari muzima yahise akorekera avuga ati umva, ukurikije ukuntu izi ntare zari zishonje n'ukuntu zabonye Daniyeli ijoro ryose amasaha yose ntizinamushombe n'urwara, Daniyeli yarenganye. Amena. Yarenganye. Kubw'iyo mpamvu abantu mwese mwakoze iyi nama kuri Daniyeli mwegere hino n'imiryango yanyu yose nta n'umwe uvuyemo. Oh barangije ngo bose barabakusanya babashyira mu rwobo rw'intare ngo turebe ko nabo zitabarya. Intare ngo zarabariye zibasamira hejuru. Reka mbabwira, ari utangiza intambara mbi kuri mugenzi wawe igasozereza kuri wowe. Haleluya. Icyo kintu mujye mukimenya, nutangiza intambara mbi kuri mugenzi wawe uzayitangiza uyishore nakubwira iki, ariko izagusozerezaho. Haleluya. Izagusozerezaho. Utangiza intambara mbi kuri mugenzi wawe, ugatangiza intambara mbi ku rugo rwa mugenzi wawe, ugatangiriza intambara mbi mwivuga butumwa rya mugenzi wawe, ugatangiza intambara haleluya mu rukundo rwa mugenzi wawe, uzitegure ko finale ari wowe izasozerezaho. Abagabo bagambaniye Daniyeli babikoze bazi ngo mwuka w'ishyari ni mubi nyine, babikoze bazi ngo ubwo bagiye kumwemeza. None nibirangiye aribo bagiye mu rwobo rw'intare, ntibirangiye ari b'intare ziriye. Hari igihe umuntu atangiza intambara mbi kuri mugenzi we ikamusozerezaho nyir'ubwite. Niko bigenda, ni back to sender. Ibyo watangije bigomba kukugarukira. Abantu bajye birinda kugira nabi muri ubu buzima, kubera ko inabi ntigihera n'ineza ntihera. Kabone nubwo hashira imyaka myinshi utabarika, ariko ya nabi uzongera uhure nayo, na ya neza uzongera uhure nayo. Imiryango abari abantu bose intare zirabaconshomera. Daniyeli avamo yemye kubera ko yari intungane y'Imana, nta kimana yamushinjaga. Imana yarigambiriye iki? Kuvuga ngo muri ubu bwami bwose muzunamira inama hale Imana ya Daniyeli. Haleluya. Ariyo buri muntu wese, umutoya, umwana, umukuru, umusaza, umukecuru, ari yazajya asenga. Iyo niyo target yari yatumye Imana imujyana mwa buriya bwami. Misiyo ya Daniyeli bwami buri yari igezweho, yari irangiye, kwari kugira ngo Imana icibigirwamana mwa buriya bwami. Haleluya. Hari ibintu Imana igambiriye gukora mu muryango wavutsemo kandi gukoresheje. Hari ibintu Imana igambiriye gukora aho washatse igukoresheje. Ibi bintu byose uri kunyuramo, izi nzobo z'intare uri kugenda bagutamo, ntupfe. Hari ibintu Imana ishaka kwerekana mu muryango wawe mwene da. Nukuri humura, komera. Ndabizi neza ko ushobora kuba uri mu bibazo nk'uko Daniyeli ameze, ariko humura. Imana wakurikiye niyo kwizerwa. Imana wamenye ntabwo izagutererana. Ni kenshi twagiye tugira mu bihe bigoye tukagira ngo isi dushiriyeho, ariko twajya kubona tukabona Imana iraserutse. Iyi Mana itaranze gutabara Daniyeli, ntiyanga gutabara Ababedenego bari mu matarura y'umuriro. Ni ukuri Imana ijya yemera ko batugambanira. Ni ukuri Imana ijya yemera ko ibisebo bituzaho.
bikatuzaho isi yose ikabimenya. Daniyeli abantu bose barabimenye, ba Bedenego abantu bose barabimenya, ba Morodekayi abantu bose barabimenya. Baravuga ati ariko kuki batemeye mbere, barinze bajya kujugunywa mu matanura gute ko batihakana iyo Mana ngo bibereho? Ubundi urihakana iyo Mana asuge hehe? Imana yo yakuremye. Hari ibibazo byinshi tugera duhura nabyo muri ubu buzima, ariko ndabinginga ngo nimwongere kuva ku Mana. Imana mwongere muyigumeho, Imana muyizere, no ku munota wanyu mirakora. Imana itararetse Daniyeli akemera kararana n'intare ijoro ryose, we ntizimurye. Mosherame, iyi Mana we zagutererana naho warana n'intare n'ibibazo iminsi 2-3 ukwezi, humura ntacyo zizagutwara. Uzavamo nta n'urwara zakujombye, ahubwo izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro mu bantu bose bakuzi ko wari uri muri uwo mwobo, mu bantu bose bakuzi kuri mu ibyo bibazo. Nubisohokamo abantu bazavuga ko Imana yakoze ibidasanzwe. Humura rero, komera, uyu munsi wongere ugira imbaraga, wumve ko Imana atabaye Daniyeli na Bedenego, nawe izagutabara. Nubwo uri mu bihe bitoroshye, Imana izagukuramo. Izina ryo rihabwa icyubahiro mu bantu bakuzi no mu batakuzi, mu izina rya Yesu. Amen, amen.